Hello guys, mwamaya karayike ndabakunda reka mbaho umuhanzi bita Ferike na wabasuhuza. Uwo wimye abandi bazamuha, uwo wanze abandi bazamukunda, uwo wirukanye abandi bazamwakira. Ubu buzima ni umukino twese birangira dutsinzwe, kiretse kwemera tugafashanya nta kindi. Hari umugabo w'umukire waje afata inzu zanje akoresheje impapuro z'impimbano. Nabibwiye guverineri arambira ngo ningende ndye ibigori. Witwa Nduza neba inansi yata neba rindi. None se Kanyarwano umurwa mukuru w'iki gihugu cyacu bawita ngo iki? Umurwa mukuru w'iki gihugu Paul Kagame. Umurwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda witwa ndakubaza umurwa uzi icyo ari cyo? Umurwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda bawita ngo iki? Witwa ngo iki umurwa mukuru w'ita Karisimbi mu umurwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda witwa Karisimbi. Karisimbi yacu singa biziri cyo ngubaza singa gija. None se none se Kanyarwano ndi kukubaza kugira ngo ngufate singabi yashudwemba amafanga kuri byupi ngabi. Arrête de caméra con. Bonsoir. Belle. Ariko ye sha umugabo ni boro. Mazima. Mama. Oya mlete tuone. Bado lipo. Haya, kula wanaanza wenye kadi tu. Nadhani nimeeleweka. Una kadi, tuliza mshono kwanza. Umetulamba. Sasa jichanganye, leta sura yako hapo, hauna kadi. Kama hujaelewa Kizungu naweza nikaongea, maana ticha Zungu imelala hapa. Msee na roho mbaya huyu. Narudia tena. Unarudia nini roho mbaya? Ukumbura iki mu bwana bwawe? Ubwana bwanjye ibyo nakoraga mu bwana se. Ukumbura iki mu bwana bwawe? Kumbura ko twakinaga hagati bigira bivuga ngo gatambaro kumwana ngako karese nako twaragakinaga. Hanyuma ndimo twakunda kuririmba ngo ngiye gusoroma urunyogwe ngiye gusoroma urunyogwe mu gitondo kare cyane. Uwo mushaka nuhe uwo mushaka nuhe mu gitondo kare cyane. Ngewe ndashaka yaka. Ubwo iyo navuga ngo ndashaka yaka yarazaga tugakoresha imbaraga, nimba yakamukure nkamuzana mu bandi yabanaga wacu. None kurana rwa akaba ngo butuje kujurira ubu tuje kujurira gitondo kare cyane. Ubwo none bakavuga iti nimba ari manasi bo mushaka ndende bakavuga iti turashaka nzu bakoza bajya gukururana. Uyenda byaterwaga bacaga umunyantege nke kubarushaho gukura bigashoboka.
nukuvuga kuko bavuze ko abantu 10 ku 10 babaga ari benshi bafatanye mu nda gutya bira bintu byaryoga ni ibintu twakinaga turabana naririmbaga rega ariko icyo gihe ngo ngiye gusoma urunyogwe cyo ibyo bintu twabikoraga nko ku kagoroba nko mu masaa 11 n'igice tuvuye ku ishuri byari ibibazo byinshi kundeba gutya ntibizabatangaze no kuva ngiye ngo nanimanitse cyase nagiye muri Nyabarongo ngiye nakomeye ijambo umuntu babyandika mu Kinyarwanda se bandika u bagashyiraho udukoni tubiri bagashyiraho utundi bagashyiraho akandi kamwe bagashyiraho u bakongera bagashyiraho udukoni tubiri bagashyiraho inyuguti ya ta itagira inyajwi bagashyiraho u umuntu akaba aruzuye nta bindi narenzaho tibuku nambaye n'ibintu biguhesha agaciro ariko nta gaciro bimpesha biba biri kunsebya iyo ufite umugore w'umusirimu umusirimu nagushatse nzi kuri umusirimu ntabwo ari imyenda nzabiboneramo Arya dusanze amata yitwa gute mu gifaransa? Milk. Mu cyongereza? Inshyushyu. Ndatamubwira umva kuntera stress n'ukuntu ngo kumbuye ntabwo ninjye uri burote mugezeho mana we ndamutsinda muhamagaye ngira kuko mfite ikibazo ko ashobora kuza kitaragera umaze iminsi ndogo yabikancanga ku mutima wanjye ugatera nkikanga kuri njye wubaka agaciro ifaranga ni wowe gusa nabikiye ryabanga erega ndagukunda ntacyo uzabura nzijya ngesera iteka ntuzashavura sinza gutererana nyizera bebe yambi 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 sheri yambi shushu Maria iyi nongo uhaye ntabwo ari yo kukubwira ko byari bibi cyane ahubwo ni iyo kukubwira ko ugereranije n'izindi mpano turimo gushakisha zihebuje iyawe wagenda ukayityaza ukazagaruka umwaka neza byagenze bite abantu hano bagira ubwoba nawe twari tugize hano haruguru kwa Manase imbwa yacu none barirutse ndi kubirukanka nicyo kiri kukwirukansa se yanjye se natinya imbwa kwiruka ngiye kubagarura itaramfata